Baca umugani mu kinyarwanda ngo urwishigishiye ararusoma. Niyori yishyize mu byago birenze, none batangiye no kuba bamupangira inama zo kumwicisha. Niyori yizanye mu gakino atazi uburyo azagakinamo. Niyori ibyago biramuziye. Niyori urupfu ruri muri hafi. Niyori batangiye gukodesha abicanyi ngo babe bamwica. Niyori batangiye kuba bamukina mu mutwe ku buryo noneho batangiye kuba bamupangira abicanyi ngo babe bamwica. Niyori noneho ake kashobotse. Niyori ibyo yigira byose, icyo yigize cyose, Niyori yizanye mu byago atazabasha kuba yikuramo. Niyori ahantu ari kugira ngo azahikura adapfuye ntabwo bishoboka. Papa Kiramani yatangiye kuba yamushakishirizaho abicanyi ngo babe bamwica. Ese guys, urabona Papa Kiramani hari impuhwe afite kuri Niyori? Ese urabona Papa Kiramani hari imikino afite muri zino mikino zo barimo? Guys, Niyori yageze ngo yabonye umuntu umufasha, kandi umuntu ugiye kumufasha niwe ugiye no kumwica. Niyori yageze ngo yiboneye umuntu mwiza wo kuba yamufasha kubera ko i Kigali yari abuze ukuntu abaho. None Niyori ibyo yizanyemo agiye kubyishyurira. Ese guys, uri kubona bino bintu Niyori yajemo bizamugwa amahoro? Ese guys, mama Niyori niyumva ngo Niyori yapfuye, mama Niyori azabyakirutse? Ese mubona Niyori napfira muri Kigali, ubona Ive we bitazamugendaho? Guys, turabizi ko umuntu washimuse Niyori amukura mu cyaro, turabizi ko ari Ive. Turabizi ko Ive ari washutse Niyori ngo amujyane i Kigali amuha akazi. Kandi turabizi ko hariho umuntu, ibyo bintu byose byo Ive yirirwa akora umunsi ku munsi, hari umuntu umwe byose ubizi. Buri kimwe cyose Ive apanga turabizi ko ari umuntu umwe uba ukizi cyose aho biva bikagera. Guys, turabizi ko Dete kano gakino nawe akarimo. Turabizi ko Dete aho biva bikagera, ho batangire gupanga kuba bafata Niyori bakamujyana mu mujyi bakamukiza impande ya Nyambo. Turabizi ko ibi byose Ive kuva yatangira kubipanga, turabizi ko umujyanama we ari Dete. Ese ngaho tekereza igihe Niyori azaba yapfiriye muri Kigali, umuntu bita Ive bizagenda ute? Ese ubona Ive bitazamugwa nabi? Ese ubona Ive agakino yizanyemo kugira ngo azapfe kugacika ubona ari amahoro? Guys, Ive ari mu bantu bazazira urupfu rwa Niyori bwa mbere. Kandi Niyori turabizi ko umwicanyi amuri hafi. Niyori turabizi ko umwicanyi ushaka kuba yamwica ari kumugendaho birenze. Ese guys, utekereza iki mu gihe Niyori yaguye muri Kigali? Ese utekereza ko Niyori mu gihe yaguye muri Kigali, utekereza ko ibi bintu Ive bizamugwa amahoro? Guys, niba ari bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire, mwaha ikaze. Ndagusaba kugira ngo ube watanga inkunga yawe ukora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba tukubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire, kandi murabizi ukuntu tubakunda cyane. Icyo ngusaba rero ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Kandi niba uri umunyamuryango, ese Niyori umugiriye inama yakora iki kugira ngo abe yareba niba yikura mu menyo ya rubamba? Niyori azi ko bamuhaye akazi. Niyori azi ko kugira ngo bari abagabo bamujyane hariya haba kugira ngo ahagume, azi ko ari gukora akazi. Kandi twebwe turabizi ko Niyori kugira ngo abe hariya, turabizi ko ari ukugira ngo hatazagira n'undi muntu n'umwe wongere kuba wamukubita ijisho. Turabizi ko kugira Niyori we bamujyane hariya yaje kuba hariya, turabizi ko ari imipango mubi bamufitiye. Niyori turabizi ko ikintu cya mbere ariko kumupangira kibi ni ukuba bamwicisha. Kandi turabizi ko biri hafi, batangiye no kuba bakodesha abicanyi kuba bamwica. Ese guys, Niyori muri kubona buraca kabiri agihumeka umwuka w'ubuzima? Ese uri kubona Niyori umwuka w'abazima akiwufiteho ubwo? Guys, Niyori ubu ngubu tuvugana iminsi ze ziri kubarirwa ku ntoki. Niyori ubu ngubu tuvugana iminsi ze z'urupfu
zirimo zirabara zivaho. Ese guys, ubona Niyori igihe kitari kumushirana, Niyori yakurikiye akaryoshye none agiye kugasigaho umutwe. Niyori yakurikiye ngo nta kazi kaboneye kandi atazi abantu bakurikiranye abaribo. Niyori yakurikiye ikintu kizima kandi atazi icyo kintu kizima aricyo kigiye kumurimbura. Ese guys, ubona Niyori naramuka yitabye Imana, naramuka bamwicishije, ese utekereza ko filime yacu Ibanga biragenda ute? Ive turabizi ko ari we muntu wa mbere iki kintu urakizira. Niyori naramuka apfuye, turabizi umuntu wa mbere urabizira ni Ive, kandi turabizi ko nta n'ahantu na hamwe yacikira. Noneho Ive amakosa atangiye kugenda yongera gahoro gahoro, ayo gushimuta Niyori ndetse atanamufite akanasaba amafaranga ababyeyi be. Ive atangiye kuba yishirishamo gahoro gahoro. Ive atangiye kuba noneho yarengerera akarenga imirongo ntarengwa. Ive turabizi ko buri kimwe cyose cyo bari gukora umunsi ku munsi bari kugira ngo atsindire Nyambo. Noneho kugira ngo atsindire Nyambo, none atangiye kugenda bakuramo n'amafaranga gake gake, kandi tuzi ko ikintu cyo bari kumusaba nta n'icyo afite. Ese guys, wowe iyo ubona Nyambo ndetse na Tereza amafaranga bari gutanga kuri Niyori, umunsi bazamenya ko umuntu bari kuyaha atari we umufite, ndetse bakamenya amakuru ko umuntu ubasaba amafaranga ari Ive. Ese guys, wowe utekereza ko igihe yano makuru azabagiriye hanze ku muntu basaba amafaranga ndetse umuntu washimuse Niyori akamukura mu cyaro ari Ive, utekereza ko hazakorwa iki? Ese Ive utekereza ko kino cyaha azagicika amahoro? Guys, niba uri umukunzi w'Ibanga, icyo ngusaba ni ukutabura kuri episode yari yose ya filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba ni ugukurikirana ibikorwa byose bya Venki Empire mani kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndetse ukaba utarakora subscribe hano kuri Venki Empire, ndagusaba rero kuba waba umunyamuryango wa Venki Empire kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose mani kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, twigarukiye Mumugi. Ese kubona Kiramani ndetse na Queen ibyabo tutazi n'ahantu biri kugenda bigana, ese utekereza ko ibya Kiramani ndetse na Queen wiwe utekereza ko bizarangira ute? Ese utekereza ko Kiramani ndetse na Queen ibyabo byo bizarangira amahoro? Guys, turabizi ko buri kimwe cyose gikorwa Kiramani nawe agenda bigiramo uruhare. Kiramani yishize mu mwanya w'inyuma kandi tuzi ko ari we mwanya w'imbere. Kiramani yafashe izina arishira imbere aho kugira ngo we ubwe yishira imbere. Ese guys, umunsi Queen wazaba yamenyeje ko Kiramani ari we James, ubona Queen we bizagenda ute? Ese utekereza ko Queen we azabyakira nk'ibintu bisanzwe? Guys, turabizi ko kugira ngo na Queen babimubwire ari ikintu kigoye cyane. Turabizi ko kugira Queen babe bamubwira ngo Kiramani niwe James, turabizi ko atari ikintu cyapfa koroha buryo. Turabizi ko Kiramani kugira ngo abibwire Queen ari ikintu kizamufata iminsi myinshi, kandi uko izo minsi myinshi zikomeze kuba ziyongera, turabizi ko babahaye igihe gito cyo kuba bakora ubukwe. Turabizi ko igihe babahaye ari igihe gitoya ku buryo Kiramani kugira ngo abe yafata umwanya wo kuba yabitekerezaho ngo abe yabwira Queen ko ari we James, turabizi ko bitazapfa kuba byoroha. Ese guys, utekereza ko Kiramani bizamworohera? Guys, rero icyo musaba ni uko waba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Icyo ngusaba ni ukugira ngo ube wakurikirana ibikorwa byose mani kubagezaho umunsi ku munsi kugira ngo ube waba umunyamuryango, ndetse
waba unashaka amakuru yose yo muri showbiz nyarwanda ukaba wambwira amakuru ushaka kumugezaho, ubundi buri kimwe cyose nkakigukorera. Kandi murabizi ko amakuru yose mbagezaho aba ari amakuru y'ukuri, kandi murabizi ko ari njyewe jyenyine ubagezaho utuntu tw'ubwenge. Ese guys, iyo utekereje ko Kiramani yamaze kuba yamenya ko hariho umuntu kuri iyi si bavukana, utekereza ko icyo gihe yabimenyeje bizagenda ute? Ese utekereza ko mu gihe Kiramani yamenyeje ko hari umuntu bavukanye ari impanga, utekereza ko hari umuntu uzamubuza kuba yamushakisha? Guys, kandi turabizi ko ubu ngubu tuvugana Tereza nawe yumvishije amakuru ko umuntu ufite umwana ari papa Kiramani. Turabizi ko ikintu cya mbere yakora ni ukuba yajya kumushakira kwa Kiramani, kandi turabizi ko igihe cyose yaba yabimenyeje ukuri kose kwahita kujya hanze. Kandi turabizi ko ibi bintu bibiswe imyaka myinshi, ariko mu gihe Tereza atarabona Niyori, turabizi ko iki kintu umunsi umwe kizahita kijya hanze. Ese guys, ujya utekereza mu gihe Kiramani yamenyeje ko Niyori bavukana, ese utekereza ko mu gihe mama Kiramani we yamenyeje ko uriya mwana Kiramani atari uwe, utekereza ko bizagenda ute? Ese utekereza ko bizafatwa ute? Guys, murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanyu, kandi turabizi ko buri muntu wese ukunda filime yacu Ibanga aba ashaka kugira ngo yibonere ubutumwa bwiza aba muri filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turi gukorera. Ese guys, wowe ntabwo ujya utekereza mu gihe umuryango wa Kiramani wamenyeje ko Kiramani atari umuhungu wabo? Ese utekereza ko mu gihe Kiramani nawe yamenyeje ko atavutse muri ruriya rugo, utekereza ko Kiramani we azakora iki? Ese utekereza ko Kiramani we yamenyeje neza ko atavuka muri ruriya rugo, utekereza we imyanzuro zizafata ari izihe? Guys, turabizi ko Kiramani nta n'ikintu abura hariya. Turabizi ko Kiramani buri kimwe cyose kiri muri ruriya rugo turabizi ko ari icye. Nubwo batamubyaye, turabizi ko nta n'umuntu uzi neza ko atari umuhungu wabo, usibye abantu bamaze kubimenya babiri gusa. Ese guys, utekereza ko mu gihe bino bintu byose byagiye hanze, utekereza ko Kiramani azabahute? Ese utekereza ko Kiramani hari ikizamubuza kuba yakomezanya n'umuryango we wamureze? Turabizi ko kugira ngo mama we wanyawe amute ntari ukumuta nago. Turabizi ko kugira mama wawe wanyawe abe yamugurisha, turabizi ko nawe atabikoze kubera ko amwanga. Turabizi ko Tereza nawe kugira ngo abe yafatani Kiramani amugurishe, turabizi ko ataramwanza ahubwo ari ukubura ubushobozi. Ese guys, utekereza ko Kiramani bino bintu bazabimusobanurira akabyumva? Ese utekereza ko Kiramani bazamubwiza ukuri kose kwatumye atandukana n'umuryango we, ukuri kose akakumva akagushyira mu matwi ndetse akanabikurikiza? Guys, turabizi ko bigoye. Turabizi ko Kiramani kugira ngo Tereza aze amubwire ngo ndi mama wawe, turabizi ko bigoye. Turabizi ko bwa mbere ukuntu byagenze Kiramani bamubwiye ko mama we ari Tereza, turabizi ko ibyo bakoze twarabibonye. Turabizi ko Kiramani yafashe Tereza nk'umurwayi wo mu mutwe. Turabizi ko Kiramani yafashe Tereza amuhindura umusazi, kandi tuzi ko Tereza ari kuvugisha ukuri. Ese guys, utekereza ko umunsi Kiramani none azabamenyesha ukuri kose atari biriya birirwa bamubwira? Ese utekereza ko Kiramani azakora iki? Guys, biragoye, ndetse kubifatira umwanzuro ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ndetse mama Kiramani we aziyahura. Mama Kiramani we namara kumva ko Kiramani atari umuhungu we, atari wamwibarutse, turabizi ko mama Kiramani no gupfa yapfa. Guys, rero icyo ngusaba wowe niba uri umukunzi w'Ibanga, ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose maze kubagezaho umunsi ku munsi kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba ni ukuba
wakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndetse ukaba wanatanga ibitekerezo byawe kuri filime yacu Ibanga. Kandi niba uri umunyamuryango ndetse ukaba ushaka kugira ngo ube wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, ntabishoboka. Niba ushaka kugira uruhare kuri filime yacu Ibanga, usabwa kugira ngo bakore subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo ujye ukurikirana ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, kubona mu cyaro wacu byadogereye, ndetse tukaba tuzi ko Mutesi akomeje kuba yatsimbarara ku kuri, akaba ashaka kuba yagushyira hanze, ariko tukaba tuzi ko abantu bose bari kumugira inama yo kuba yareka kuba yabivuga. Ndetse Mutesi akaba yaratekereje ko abantu bamufashe bagiye no kumushimuta, akaba yatangiye gutekereza ko ari Gahima wabatumijeho. Ndetse Mutesi akaba yakomeje kuba yatsimbarara ngo ukuri kose arakubwira Jojo. Ese guys, Mutesi ubona atari kurengera? Ese ubona Mutesi mu gihe akomeje kuba yisunikiriza kuba yatobora akabwira Jojo ibyo yabonye, utekereza ko Mutesi ubuzima bwe butari kugenda buyoyoka gake gake? Guys, turabizi ko buri kimwe cyose Mutesi azakora, turabizi ko kizamwicisha. Gahima turabizi ko muri bino bintu nta n'imikino afitemo, aho kugira Gahima atandukanye n'umugore we, turabizi ko Dete yabura ubuzima bwe. Ese guys, Dete nako Mutesi turabizi ko agira umunwa byadanje, kandi turabizi ko kuvuga biriya bintu niho ubuzima bwe burangiriye. Ese guys, Mutesi yaba agiye gufungura umunwa we akavuga? Ese Mutesi amabanga yose yaba agiye kuyashyira hanze? Ese Mutesi ibintu byose byumvishe yaba agiye gutobora akaba yabishyira hanze byose abantu bose bakabimenya? Guys, turabizi ko kugira bizagere hanze ari uko Mutesi urupfu ruzaba rumuri hafi. Turabizi ko kugira ngo ibintu byose bigere hanze ari uko Mutesi azaba bitabye Imana. Guys, rero turabizi ko Gahima uburyo akundamo Jojo atamubura, kubera ko bamubwiye ngo yamuci. Kandi turabizi ko umuntu ufite amakuru ko Dete afitanye agakungu na Gahima, turabizi ko amakuru yo kuba bararyamanye atayafite. Turabizi ko ayo makuru Mutesi atayafite. Tuzi uburyo rero Mutesi azarya imbere ya Jojo akaba yamubwira maze. Guys, icyo musaba rero no kuba wagira inama Mutesi niba akunda ubuzima bwe, ndetse niba uri umukunzi w'ibanga ukaba wagira Mutesi inama y'ikintu yakora kugira ngo abe yareba nimba ubuzima bwe bwagumaho amahoro. Ese guys, ntabwo ujya utekereza mu gihe Mutesi yavuze ukuri kose ikintu cyamubaho? Ese utekereza ko Gahima yamurebera gutyo akamwicira umuryango, ndetse akaba yamuteza abantu Gashari yose ikamenya ko afitanye agakungu na Dete? Ese utekereza Gahima ukuntu tumuzi icyo kintu yacyemera kigasakara muri Gashari ku buryo buri muntu wese yakimenya? Ese utekereza ko icyo kintu gishoboka? Guys, rero turabizi ko Gahima uburyo akundamo Jojo, turabizi ko yakora buri kimwe ntamubure. Turabizi ko Gahima uburyo akundamo Jojo buri kimwe cyose yagikora kugira ngo yongere asubirane urugo rwe, ndetse ukuntu rwari rumeze byongere bisubirane. Kandi turabizi ko uburyo Gahima akundamo Jojo, turabizi ko buri kimwe cyose yagikora ariko ntatandukane na Jojo. Guys, rero icyo ngusaba ni ukuba ukurikirana ibikorwa byose no kubagezaho umunsi ku munsi, ubundi ukaba umunyamuryango wuzuye. Guys, rero ntagutindiye, murabizi ko twe tudatinda amagambo. Ndagusaba kugira ngo rero nuva hano kuri Venke Empire udakoze subscribe kugira ngo tujye tujyana mu bindi bikorwa byose tukubagezaho umunsi ku munsi. Icya kabiri musaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi tukajya dukomezanya tugendera mu bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, rero
twongere dukurire kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro hano kuri VK Empire.